Reka rero nogire bahe ikaze rero kuri amakuru yihuse hano kuri nonaha Official TV nkuko bimenyereye rero nitwa Nkurikimana Theogene. Uyu mwanya rero reka mbagezeho amakuru ari updates muri uyu mwanya nuko Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Gasore Jimmy yatangaje ko mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kubona amacumbi ahendutse kugeza no ku bafite amikoro make cyane hari gutekerezwa imishinga yo kubaka inzu zo gukodesha zidahenze harimo n'iza rusange. Ibyo Dr Gasore yabibwiye abadepite ubwo yasobanuraga ibikubiye muri politike nshya y'imitunganyirize y'imijyi. Ni politiki igamije kongera umubare w'abaturage batura mu mijyi, aho intego ari uko abaturage batura mu mijyi bava kuri 27.9% bariho muri 2022 bakagera kuri 52% muri 2035 no kuri 70% muri 2050. Dr Gasore yavuze ko umuntu avuga nkuba mu nzu ihuye n'amikoro ye mu gihe ikodesha kimwe cya gatatu cy'amafaranga yinjiza ku kwezi. Yavuze ko ariko hari bamwe baba mu nzu aho usanga bazishyura ijanisha riri hejuru ya kimwe cya gatatu. Yakomeje avuga ko Leta ifite gahunda yo kubaka amacumbi aciriritse izashingira kuri iyo mibare yo kuba abantu bishyura atarenga kimwe cya gatatu cy'amafaranga binjiza ku kwezi. Ibyo bizakorwa mu byiciro binyuranye bya mikoro. Kuri icyo kijyanye na mikoro, Dr Gasore yavuze ko hari abafite cyane ku buryo hari abatifite cyane ku buryo ibijyanye no kubaka inzu zigeretse zituza benshi ku buso buto cyangwa kubaka imidugudu nk'uwo mu Gitega bitatuma babona ayo bishyura inzu. Ku buryo hari gutekerezwa ko hajya hubakwa inzu rusange. Ati tuzirikana ko hari umuntu udashobora kubona amafaranga kandi nawe akeneye gutura. Igitekerezo nuko inzu ziri muri icyo cyiciro harimo zizaba zifite icyumba kimwe, uwo muntu azabona hakodesha hatarenze kimwe cya gatatu cyayo yinjiza. Ikindi nuko turi mu mijyi kandi no mu yindi mijyi yose usanga hari ahantu hari icyumba kinini, ahandi bagashyiramo ibitanda bakaryama. Nukwemerera ko umujyi abantu bazabaho nk'abari mu mijyi. Hari ibyo tugomba kwemera kandi tukabitegura neza cyane. Ubu buryo bwo kubaka inzu rusange zigashyirwamo ibitanda bikodeshwa, Dr Gasore yavuga ko i Dubai ni ibintu bimenyerewe mu bice nka Deira, Dubai, Al Nahda n'ahandi, kandi bifasha mu kubona amacumbi ahendutse. Usanga umuntu yishyura gusa umwanya arimo, igitanda cye n'ibindi bintu by'ingenzi agasangira na bagenzi be, ibindi birimo nk'ubwiherero, ubwogero n'igikoni n'ibindi bigiye bitandukanye bitagoye cyane. Ubwo buryo bugenewe abantu ba mikoro make kandi bakeneye gutura nk'abakozi badafite amafaranga menshi, abanyeshuri ndetse n'abandi. Iyo umuntu akeneye kubona icumbi muri ubwo buryo ashaka ahaboneka aya macumbi, bakagirana amasezerano n'imikoranire nk'uko abakodesha inzu bose bigenda. Iyo ibyo bamaze kubyemeranyaho, ahabwa ahantu mu nzu rusange ugasangamo igitanda n'utundi tuntu duke twibanze nk'akabati k'imyenda. Kuvuga ko atari ibitanda nka bimwe byo muri dortoir z'abanyeshuri, ahubwo twabigereranya na kumba gato, kuko hagati yabyo haba hagiye hagabanyijwemo za triplex nka kuriya mu nzu z'amagorofa cyangwa ama etage. Akenshi usanga ibyumba byawe babyubatse. Ubwo buryo nubwo bushingiye ku masezerano hagati y'abakodesha na nyir'inzu, bugenzurwa n'ubuyobozi bw'imijyi ndetse n'ibigo bishinzwe imiturire bifasha gukurikirana no gukemura ikibazo cyose cyazamo. Ndakomeza ko rero kubasaba kwanda subscribe kuri nonaha Official TV tubana buri munsi. Rero uko nababwiye rero nitwa Nkurikimana Theogene, ndagira ngo ujye muri comment section utange igitekerezo cyawe, ndetse niba utari gusobanukirwa neza utubwire, turagusobanurira, turabasha kuba twagusubiza. Ndagira ngo rero babwire ngo reka nsubikire hanga kugira ngo tubana buri munsi. Ciao ciao.